Nshuti muvandimwe uteze amatwi YouTube channel yacu, ndagusuhuje ndakuramukije, komeza ugire amahoro. Muri uyu mwanya rero nk'uko mubimenyereye tugiye kubagezaho amateka y'ibyaremwe. Amateka y'ibyaremwe turi burebeho uyu munsi, turareba icyaremwe cyitwa uruyuki. Bibutsa gukora subscribe, like and share kugira ngo mujye mubigeza kuri bagenzi banyu, maze tujye tubagezaho amakuru cyangwa se amateka y'ibyaremwe. Uyu munsi rero turavuga ku ruyuki. Uruyuki ni agasimba k'inigwa habiri katagira amagufa, karangwa n'umubiri ugizwe n'ibice bitatu byuzuzanya, ari byo umutwe ugaragaraho uduhembe tubiri tuzifasha guhumurirwa, ibirukikije, amaso manini abiri azifasha kureba, n'umunwa. Mu muzinga hashobora kubamo ingabo 1,500 kandi zikagaburirwa n'intazi. Intazi ni inzuki zijya gushaka ubuki. Akamaro kazo ni ako kwimya urwiru gusa, kandi urwimije urwiru ruhita rupfa. Ingabo ntiziryana. Si byiza ko ziba nyinshi mu muzinga kuko zirya ubuki kandi zidakora. Uruyuki ni agakoko gato kaguruka gakora ubuki. Hari amoko y'inzuki rero agenda agaragara ku isi. Amoko y'inzuki azwi cyane ni ayo mu bwoko bwa Apis mellifera, Apis dorsata, Apis florera na Apis cerana. Cyakora inzuki zikunze gukoreshwa mu buvumvu ni izo mu bwoko bwa Apis mellifera, nazo zikaba zigabanijemo ibice byinshi nkurikije uturere zigenda zibonekamo. Apis mellifera zikunda kuboneka mu karere k'inyanja ya Mediterane. Hari n'izo bita Apis mellifera internis, izo bita Apis mellifera sepia ziboneka mu karere ka Iran na Mediterane. Hari n'ubundi bwoko bwinshi, ariko uyu munsi ndaza kubabwira ko mu Rwanda tugira ubwoko bw'inzuki zitwa Apis mellifera adansoni. Hari ubundi bwoko bw'inzuki bita mu kinyarwanda ubuhura, bwitwa Melipona depressive. Izo nzuki ntizigira urubori, nta nubwo zubaka ibinyagu, ahubwo zishyira ubuki mu bihuru by'imiswa, mu binogo byafutse, mu biti cyangwa mu myenge igenda isigara ku nkuta z'amazu. Uyu munsi rero ni icyo cyaremwe nari nabateganirije igice cya mbere. Ubutaha tuzarebera hamwe uburyo inzuki zibaho, turebere hamwe icyo zikora, turebere hamwe n'ibindi byinshi bijyanye nazo. Tuzasoreza ku kamaro k'ubuki, turebe icyo ubuki bumariye ubuzima bwacu. Mukomeze rero kugira ibihe byiza, kandi mwibuka gukanda subscribe kugira ngo buri gihe tujye tubona amakuru y'ibyaremwe. Murakoze, mukomeze kugira umunsi mwiza.